bemera Imana gusenga n'uburyo umuntu aganira n'Imana ye. Iki ni igikorwa cyubaho cyane kubera ko iyo umuntu agiye gusenga kenshi areba ahantu hitaruye hatari urusaku kugira ngo abashe kuganira n'Imana ye abishyizeho umutima kandi ari kumva ko uri kumwumva. Aha turi ni mu karere ka Musanze ahazwi nko muri Bisate. Ni ahantu hadatuwe, ni mu mashyamba, ni mu bukonje, ariko abari kuhasengera baratangaje. Ni imbaga nyamwinshi irimo abagabo, abagore, harimo n'abana bato cyane bari munsi y'imyaka 5, ariko uburyo bari gusengamo urabona ko ari ibintu bamenyereye kandi batojwe igihe kirekire. Bari gusenga mu ndirimbo kandi bagasirimba. Imbere yabo hari pasiteri uri kubabwiriza ijambo ry'Imana kandi aba ngabo ukabona ko babishyizeho umutima ko. Haleluya. Haleluya. Mugareba abantu badasenga Imana ujya guhura nawe atangira mu gusenga kwabo bagira n'umwanya wo gusengera ibibazo no gusengera ibyifuzo, aho abayoboke baje gusenga basanga pasiteri mu buvumo bufundanye cyane kandi buteye ubwoba bwijimye, buryo kwinjiramo bisaba kwitunatuna kugira ngo ubashe gukandagiramo. Natwe byatugoye. Uyu winjiye umusore uje gusengera umugore. Muhawe ikaze mu nzu y'Imana. Murakoze pastor. Ahangaha iyo umuntu ahageze ibibazo byose birakemuka mu izina rya Yesu Kristo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro pastor. Kimara kugera iruhande rwa pasiteri muri bwa buvumo, pasiteri akamuramburiraho ibiganza agatutisha imyaku yose n'imikoshi yabazanye. Niba winjiranye n'imyaku isigare mu izina rya Mu Yesu. izina rya Yesu. Vuga utamena. Amen. Tuguhaye ikaze mu nzu y'Imana. Murakoze cyane pastor. Akamusengera akamusaba gusaba imbabazi z'ibyaha bye kugira ngo Imana imweze. Yamara kumuha umugisha no gusengera ibyifuzo bye, akamusaba kugira umuhigo ahiga kandi akazawuhigura, no gutanga icya 10 ndetse no gukomera ku Mana n'isengesho. Iyo birangiye arasohoka. Kuko Imana yanjye cyaha. Ndakwinginze umbabarire ibicumuro byanjye. Hanze aha hari ibishuko byinshi nyagasani byatumye ngwa bikambera igisitaza, bigatuma Mana mbeshya ngahemuka nkanduranya, ariko Mana ndakwinginze ngo mbabarire. Data wa twese uri mu ijuru, Mana yumva amasengesho, Mana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Amen. Umugaragu wawe amaze gusuka amarira imbere yawe, amaze gusuka amarira imbere yawe Mana y'agahinda, yicuza ibyaha bye, aricuza ibibi yakoze, aricuza uko yasambanye, aricuza uko yibye. Mana ndagira ngo umuhe ikaze nawe mu nzu yawe, n'umubare nk'umunyabyaha umweze dukomeze ibikorikiyeho. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mu Kristo Yego. ndagira ngo ubwire Imana icyifuzo cyawe kandi niba wizeye. Pastor. Maze igihe ndi njyenyine. Yego. Nk'uko ubibona mba njyenyine mu nzu. Nkeneye umuntu twabana umufasha. Pastor, mfasha mbona umugore. Ongera nkurambikeho inkoni y'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Mana yumva amasengesho, Mana itegeka bikaba. Amen. Yavuga bigakomera. Uyu mugaragu wawe amaze igihe yifumba se.
amaze igihe wenyine Mana akeneye umuraza, akeneye umugore w'imico myiza, akeneye umugore w'uburanga, umugore uzamurerera abana Mana akabatoza n'umuco mwiza. Mana ntabwo akeneye bya birara byo mu isi, Mana ntabwo akeneye kwandurura akiyandaritse kose, akeneye umugore mwiza Mana, umugore ufite imico myiza, umugore bazabana bakubakana Mana, umugore udakunda amafaranga, umugore utaratwawe n'iby'isi, umugore ukunda gusenga Mana. Nanjye ndatuye mu izina rya Yesu, waravuze uti Mana umuntu uzaza gusanga nawe uzamwakira Mana. Ndagira ngo uyu mugaragu wawe uje gusanga ibyo akwifuzaho Mana ubimuhe nk'uko wanabihaye abandi. Vuga uti amena. Iyi ntebe rero wicayemo wa mukristo we, hari n'abandi bayicayemo nk'uko nakubwiye, bose ubu ngubu aho bari baratanga ubuhamya. Ugiye kongera wemerera ikintu kimwe Mana, ugiye guhigira umuhigo Imana. Ese Imana niramuka iguhaye umugore nk'uko ubishaka w'imico myiza, uzayihigurira iki? Icara aha ngaha uvuge. Njyewe nk'umwana w'umuntu mfite icyifuzo ndi gusaba, ndifuza umugore. Nyagasani nimbona umugore mpize ko nta kindi kintu nzongera nkora usibye kugukorera Mana, nkaguha umutima wanjye wose Nyagasani, nkaba uwawe Nyagasani, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ikindi ngomba kureba uburyo nanjye nafasha abantu bafite ibibazo bakabona inzira nanyuzemo nabo kugira babone iyo migisha nabonye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Wibagiye ikintu gikomeye cyane. Amen, amen. Imana ikagufasha ikagukorera nk'ibyo, ntunagere n'ituro utanga. Amen. Birababaje cyane. Sengera icyo kintu, uwo mudayimoni umwirukane. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu ndamwirukanye. Uzakora iki? Nziyegurira Imana kandi nzatanga ituro ry'ishimwe. Vuga uti n'10. N'10 nzagitanga pastor, ntacyo ntazakora kuko Imana byose niyo ibinshoboza. Amena. 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 Ariko rero nubwo ugiye gutaha, ni benshi bagiye baragenda, barasubizwa, ariko barongera baradamarara, bibagirwa amasezerano bagiranye n'Imana. Kandi ubuki ijambo rivuga riti guhiga umuhigo ntuwihigure, birutwa no kutawuhigura. Yego pastor. Rero wa mukristo we, umuhigo uhigiye Imana hamubonaniye uyu munsi iguhaye izina rindi rishya. Uvuge ko igiye kuguhindurira amateka, ugiye kuba undi muntu ukomeye, ibyifuzo byawe bigiye gusubizwa. Ndifuza kuba umugabo, nanjye nkashima izina ryayo. Amena. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Amena. Amen. Vuga uti amena. Amen. Yongera Satani. Amen. Yongera Satani. Amen. Yongera Satani. Amen, 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 amen. Ashimwa Mana. Noneho igikurikiyeho ni ukuguhereza umugisha ukawutahana ku buryo n'imivumo ya Satani itazigera igukurikirana. Vuga uti ndabyakiriye. Vuga uti ndabyiteguye. Vuga uti ndabyiteguye. Amen, amen. Vuga uti iyo migisha y'Imana insakareho. Vuga uti imivumo igende. Vuga uti karande zigende. Vuga uti karande zigende. Karande zo mu muryango zigende. Karande zo mu miryango zigende Mana. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Data twese uri mu ijuru, twishimiye ko twumvishe kandi waravuze uti uzagusaba yizeye azasubizwa. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Fata amahoro ya Kristo. Urakoze cyane pastor. Komeza utahe, ariko amasezerano yegeranye n'Imana ntuzayibagirwe. Ntabwo nzayibagirwa. Komeza n'abandi binjire. Nimbona n'umufasha nzabikubwira pastor. Uzibuke kuza gutanga ituro. Nzaza kuritanga. Kandi wibuke ko guhiga umuhigo ntuwihigure. Birutwa no kutawuhiga. Guhiga umuhigo ntuwihigure. Birutwa no kutawuhiga. Haleluya. Amen. Genda n'abandi baze. Murakoze cyane pastor. Undi yinjire mu nzu y'Imana. Tuyisigare Imana y'inzu yiha umugisha, niba ari n'imikoshi bari binjiranyemo, niba ari n'ibyaha bazanye babisubiraneyo. Amen. Uyu ukurikiyeho nawe ni umusore wabaswe n'ibiyobyabwenge. Aje ngo pasiteri amusengere abohoke kuri iyi ngoyi. Pasiteri akimara kumubona akamuramburiraho ibiganza, agatokesha amashitani yose n'imikushi. Yamara kubitokesha akamusaba gusenga, akicuza ibyaha bye kugira ngo ababarirwe. Igende unama dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Data wa twese uri mu ijuru, Mana yumva amasengesho, Mana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Waravuze icyo tuzagusaba twizeye tuzagihabwa. Mana turagira ngo imyuka mibi yose uyu muntu yinjiranye, niba ari nawe karandezi wabazanye, niba ari n'imikoshi, niba ari n'imyaka yinjije mu nzu y'Imana, isigare mu izina rya Yesu. Isikongoke mu izina rya Yesu. Ishimi z'imishya bazimubashye.
vuga utamena. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, uyu mugaragu wawe warizeye, Byose byarangira, yizeye ko agiye pasiteri kubona akamushimira. ibitangaza, yizeye agasaba ko Imana igisubizo kumva ibyifuzo y'ikibazo by'uyu cye agiye muyoboke. kukubwira n'icyifuzo Pasiteri cy'abaza agasengera gusubiza. ibyifuzo bye, Mana ndagira ngo nawe akanamusaba kugira umuhigo ahiga wumve ibyo kandi agiye akazawuhigura no kukubwira gutanga n'ibyifuzo ituro bye. no gukomera ku Mana. Mugabo, Umuhigo ahanini pasiteri ari uravuga icyifuzo kwibandaho. cyawe, ubwira Imana icyo Icyifuzo ushaka. cyanjye Mana yanjye, nageze mu bwami bwawe. Icyifuzo cyanjye nuko nareka ibiyobyabwenge. Data wa twese uri mu ijuru, Amen. Mana nk'uko wafashe igisambo ku musaraba kikavuga ati Mana mu bwami bwawe uzanyibuke, n'uyu muntu aje agusanga. Mana Zakayo yuriye igiti haravuga ati Mana ndashaka kugira Zakayo. Yesu aramubwira ati uri Zakayo, manuka igiti, uyu munsi ndarari wawe. Nawe rero wa mugabo we, nubwo wari igisambo, nubwo wibaga, nubwo wanywaga amatabi, nubwo wajyaga mu ndaya, nubwo watahaga wasinze, vuga uti uyu munsi Imana irarari wawe. Amen. Vuga uti uyu munsi Imana irarari wawe. Byakire, byakire uti amena. Byakire, vuga uti Imana irarari wawe. Amen. Vuga uti Imana irarari wawe. Imana irarari wanjye. Mugabo, Ndakumva. wizeye ko Imana iraza kugukiza? Ndabyizeye kandi nzi neza yuko nubwo ntakoze ubujura ariko noneho itabi ryari ryarambase, nizeye ko mu nzu y'Imana birarangira nabiretse kandi nisigara. Igira umuhigo Imana vuba. Imana nindeka nkava ku biyobyabwenge. Abanyarwanda nzabahereza ibintu byiza nk'uko mwari musanzwe munzi. Enwa bende ntago nzababihiriza kandi nzabahereza abandi bantu, nzubaha n'iby'Imana inyigisha. Data wa twese uri mu ijoro waravuze ngo ukunda umunyabyaha, ukunda umunyabyaha ariko wanga icyaha. Nubwo afite ibyaha ariko ni umuntu wawe Mana, ni umuntu wawe waremye mu ishusho yawe Mana, wemeye gutanga umwana wawe w'ikinege kugira atarimbuka. Mana ndagira ngo umusange, uyobore intambwe ze Mana, umuyobore, umufashe agere ku byifuzo bye. Niba yashaka kwamamara yamamare, ariko yamamare mu nzira nziza Mana. Ntashake gukira anyuze mu z'ubusamo, ace mu nzira ziboneye. Vuga uti ndabyakiriye, vuga uti ndasubijwe, vuga uti nzagaruka nje gutanga ubuhamya, vuga uti nzagaruka nje gutanga ituro. Mu izina rya Yesu Uzatanga ituro rimeze rite cyangwa icya cumi? nzatanga ituro ry'ishimwe ry'uko yankijije ibyo nayisabye ngo imvaneho. Abantu baje gusengera ibyifuzo byabo basagaruka gushima, ariko bakanatanga n'icya cumi. ukaba nyina w'indushi. Mana ndagusabye, Mana ikintu ngusabye, ndagusabye undinde ibyago, Mana undinde ibyorezo, undinde Mana imyuka mibi mbona, kandi unkure mu iyi nzu yawe, Mana unyeretse inzira nziza iboneye. Birarangiye bose ni umwanya wo gusohoka muri bwa buvumo, na pasiteri ni umwanya wo gusohoka muri bwa buvumo. Gusohokamo ni ukwitunatuna agasohoka, ubona ko bigoranye koko. Wakibaza impamvu aba bantu basenga muri ubu buryo. Iki ni ikibazo turi kwibaza natwe, kuko urabona ko ibi ntabwo ari ibintu bibatunguye. Babikoze iminsi barabimenyereye, ariko biratangaje. Nitwa Kwizera Gabriel, nkaba ari njyewe pasiteri w'ahangaha mu itorero rikorera mu Bisate twise Agakiza ko mu Bisate. Ahangaha rero nk'uko muhabona ni mu nzu y'Imana. Abantu bose baje bahagana batashye basubijwe. Ubu ngubu aho bari bose baratanga ubuhamya. Iyi rero nk'uko ubibona ni inzu y'Imana, abantu baraza bagasenga bakavuga ibibazo bafite bakabibwira Imana, tukabisengera tukabiha umugisha, Imana nayo ikabyumva. Abenshi bageze aha bose batashye batanga ubuhamya. Ubu ngubu barakijijwe, abandi bameze neza. Ni umwuka watuyoboye. Twe tumaze iminsi 15 yo mu butayu, Imana iraza iratwerekera tubwira ati mujye hariya ahantu kuriya musozi mwabira Bisate, nzabana namwe kandi nimujya muhasengera nzabumva. Nuko rero twahagiye
ntabwo ari nk'izindi nsengero musanzwe muzi, ni muri natire, ni mu byaremwe, nk'uko muzi na Yesu nawe yafataga abantu akabajyana ku musozi akabigisha. Nawe ibyo kuba ndi pasiteri rero nta kundi, ni Imana yantoranyije ikantunga inkoni, ikandambikaho ibiganza, ikansukaho amavuta, ikavuga ati muhungu wanjye, mwana wanjye, ndagira ngo mwino si yuzuye ibyaha mugire umukozi wanjye, nzajye nkwifashisha, abantu bazakuronkereho umugisha, kandi nabo uzasengera nabo bafite ibibazo bazabikizwe mu izina rya Yesu. Nuko byaje. Imana rero muri uko kunturanya hari n'ubundi butumwa yarambwiye ati amahanga yose yo ku isi yose izayazana iyahuriza aha, kuko izo nsengero zindi zose ntabwo Imana ikizishaka, izo nyubako muri kuyubakira ntabwo Imana ari inkene ngo ikeneye izo nyubako zanyu. Mwese abari mu madini atandukanye nimuze aha hantu, niho Imana yahaye umugisha. Imana yaravuze ati umuntu uzahagera wese ntabwo azataha uko yaje, azatahana ibisubizo. Mfite icyizere kandi Imana yampaye isezerano, mbasha no kubibona ko bizarangira mwese isi yose ije tugahurira mw'aya mabuye yera kandi tukajya tuhasengera. Nawe rero ku byo bavuga ngo dusengera Imana mu rutare cyangwa mu mabuye baribeshya. Aha hantu ni Imana, ibi ni ibyaremwe by'Imana. Aya mabuye Imana ubwayo niyo yaremye. Imana ntabwo ikeneye amatafari n'ibyo bintu by'izo nyubako zihenze muri kuyubakira. Ayo mafaranga nimugende muyafashishe abakene, muyafashishe n'abandi bantu bababaye. Ariko Imana aha hantu niyo yahatweretse, iravuga iti aha hantu haciye bugufi, ntabwo nshaka ibintu bikomeye cyane ngo munsengere ahantu hahenze murimbishe ibintu by'igiciro. Niyo yatweretse aha ngaha mu byaremwe ati aya ni mu mabuye nikoreye njye ubwanjye niremeye, ati muze muhansengere kandi nzabumva. Nitwa Havugimana, nkaba ntuye muri uyu murenge wa Cuve, akagari n'akagari ka Bukinanya, n'umudugudu n'umudugudu wa Mwidagaduro. Murakoze kuba mudusuye kandi mukaba mudusanze mu gikorwa cyo gusenga. Aha ngaha ni mu butayu, murabona yuko nta rusengero ruhari, ariko mu gihe umuntu abashije nko kurangiza gukora imirimo yiwe, aba ari nk'iminota 30 aba abashije kuronka ku Mana kugira ngo abashe kugera aha ngaha. Niyo gahunda mudusanzemo, ni ugusengera abantu, natwe tunari kwisengera. Aha ngaha Imana igenda ihaduhera umugisha ukomeye cyane. Umugisha wa mbere nahaboneye, cyangwa se Imana ukuntu igenda ihindura, nari ndi umushomeri nangiriza ibintu by'abandi, ariko Uwiteka aransanga, arampamagara, arambwira ati mwana wanje, va muri ibyo ngibyo urimo unkorere. Ntago nahamagawe n'umwana w'umuntu, nahamagawe n'Imana yandemye. Niyo mpamvu mudusanze aha ngaha. Mwarebye uriya muntu nabashije guhagurutsa, tihaguruka udusuhuze, agahita avuga ati ngewe ndi umushitsi kuko naje gukizwa. N'abandi nabo ni nka kuriya baza baje kugira ute, baje gukizwa, barangiza tukabasengera ibitangaza bigakoreka, Imana ikihesha icubahiro. Ibitangaza aha hantu nahaboneye umugisha, leta ni yampaye mituwere, inyubakira n'inzu. Inzu nayiherewe hano muri ubu butayu kubwo gusenga kwanje. Ihimbazwe Same, nk'uko muri kubibona aha ngaha ndi mu Bisate, agace kejejwe, agace karangwa n'umwuka wera. Aha ngaha nk'uko mwabibonye hari ingero nyinshi, abantu benshi baza kuhashakira agakiza. Nanjye rero nkaba ndi umwe muri abo ngabo baje kuhashakira agakiza, ndetse no kuzana ibyifuzo byanjye kugira ndebe ko nabisubizwa. Mfite umukiza Innocent. Aha ngaha bahandangiye umupasiteri gusengera abantu, ibibazo bafite bikaba byashira, n'indwara barwaye zikaba zakira. Njye aha ngaha nari mfite akabazo pe kankomereye, kandi sinashakaga kugira ute kunywa imiti zisanzwe, byasabaga kugira bansengera. Uyu mupasiteri ni umuntu wamundangiye, abwira ko mu Bisate ahantu mu butayu haba umupasiteri wagusengera niba wari uri mu ngeso mbi ukazivamo.
ubu ngubu ntabwo nkiri mu busambanyi, nsigaye ibiyobyabwenge narabiretse, njye nsigaye mbese ndi gukurikira Uwiteka, buri gihe nza hano aramfasha akansengera, hari igihe mpamusanga ndi jyenyine, hari igihe baza ari abantu benshi tugafatanya umurimo w'Imana. Nicyo kintu nashima pe, kuko ingeso mbi nyinshi maze kuzireka kubera icyigisho uyu mupasiteri aduha.